mu ntego ivuga ngo twitandukanye n'ikintu cyose gihumanye. Turi kumvikana? Twitandukanye n'ikintu cyose gihumanye. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abalewi, namwe si mwabyumvishe turisoma. Abalewi rero Imana yabahaye amagambo baravuye muri Egiputa. Siko bimeze? Ni nk'uko yaza hano igasanga twese twarabatijwe ikaduhereza hano magambo. Sibyumvikana se? Ni ukuvuga ngo bari baratangiye urugendo rugana i Kanani, nk'uko natwe twatangiye urugendo rugana hehe? Twe ntabwo tuzajya i Kanani kuko ni hariya hirya muri Isirayeli, ntabwo ariho tuzajya mu ijuru. Batangiye urugendo rujya i Kanani rero bavuye muri Egiputa. Muri Egiputa baboneyeyo ibintu byinshi. Muri Egiputa habagayo abasambanyi, siko biri? Muri Egiputa habagayo abajura, habagayo abasenga ibishushanyo, habagayo abasenga ibigirwamana, habagayo abahehesi, habagayo abatukanyi. Ariko Imana ibavanye muri Egiputa ibabuza kongera gukora ibyo ngibyo, kuko igihugu yari bavanyemo cyari gitandukanye n'ikibajyanyemo. Sibyumvikana se? Irangije irababwira ngo nk'uko twasomye ngo mujye mugira umwete wo kwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye mubyumvire. Nene se twebwe nta mategeko y'Imana dufite? Nimba tuyafite rero, Imana iravuze ngo tujye tugira umwete wo kwitondera amategeko yayo n'amateka yayo tubyumvire. Ni ukuvuga ngo amateka y'Imana ni ibyo Imana yakoze, niyo mateka. Ibyo Imana yakoze niyo mateka. Umuntu ashobora kubarira inkuru z'uko Imana yatandukanije inyanja itukura, ayo ni amateka y'Imana, ariko ntabwo ari amategeko y'Imana. Ariko ibyo nabyo tugomba kubyumvira ko birimo imbaraga z'Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma rero irangije irababwira ngo igituma muzabikora mucyo, mukumvira ayo mategeko, mukumvira amateka, ngo ni ukugira ngo igihugu mbajyanyemo kitazagira gute? Mwabisomye? Ni ukugira ngo kitazabaruka. Kuruka. Mwese se muzi ijambo ryo kuruka? Benshi muri twe byatubayeho, ariko igituma Imana itwihanangiriza ngo twumvire amategeko yayo n'amateka yayo ni ukugira ngo igihugu tujyanyemo kitazaturuka. Muri make wagera ku muryango, umuntu hari igihe ajya ibyo kurya akabishyira mu kanwa akabimanura, yabigeza mu gifu, igifu kikabyanga agahita biruka. Sibyo? Birasobanuye rero ngo wagiye ushobora kugenda. Umuririmbyi umwe yatubwiye ngo umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko. Sibyo? Azi ngo arinjira nk'uko abandi bagira gute? Abageze ku rugi rero igihugu kiramuruka. Birasobanuye ngo ushobora kuririmba ariko wazagera ku muryango igihugu kikakuruka. Waba uri n'umwigisha, uri n'umuhanuzi, usura abandi nk'uko nanjye naje, ndetse uri umuyobozi, ariko kuko nta mategeko y'Imana witondeye ngo uyumvire, ndetse nta n'amateka yayo uzi wahaye agaciro, umuntu arahagarara anashima Imana ngo nibye ni ibisanzwe. Bugiye ashimye Imana aba ashaka kwereka imbaraga z'Imana, ariko nitutabyumvira igihugu cy'Uwiteka kizaturuka. Murabyemera se ko ndi kuvuga ukuri? Kizaturuka. Ijambo ry'Imana ritubwira abatasi 12, ariko 10 cyarabarutse. Namwe mutekereza ahantu
bagiye iminsi 40 gusa bakagera mu gihugu Imana yabasezeranije. Bisobanuye ngo bari bari ahantu bakitegeye bari kukireba, ariko igihe cyo kukinjiramo kigeze, igihugu kirabaruka kuko batahamije amateka y'Imana. Bo bafashe Imana bifata nk'inyantege nke, baravuga ngo imbere y'abanaki twari tumeze nk'inzige turi kugendana. Baravuga ngo Imana yaratubeshye ishaka kutwicira muri kiriya gihugu. Ubwo amateka y'Imana ntago bayumviye, ariko abayumviye babiri gusa niba Imana yakiraze kandi bakibamo. Yesu nashimwe. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo nabatandukanije n'andi mahanga yose. Namwe murabizi ko dufite itandukaniro, si byose? Pawulo yaranditse aravuga ngo namwe cyangwa natwe abari bapfuye ngo bazize ibyaha n'ibicumuro byacu, ngo Imana Data yaduhinduye bazima kubw'amaraso ya Kristo. Bisobanuye ngo dufite itandukaniro. Burya twari abapfu bigendera. Murabyemera? Twari abapfu bigendera neza neza. Aho wabaga ujya mu bapfumu wari umupfu wigendera, aho wabaga uri umujura wari umupfu wigendera. Na n'uyu munsi abatarakira Kristo nabo bameze gutyo, bameze nk'uko wari umeze. Mugira ngo ndabeshya se? Yesu abwira Yohana yandike mu byahishuwe, hari itorero rimwe yabwiye ngo ubandikire uti mufite izina ry'uko muriho nyamara muri intumbi. Gusa ndanimbeshye.